Tubaye ikaze abakunzi ba Torotoro tunabasuhuza cyane aho muherereye hose mu mpande zitandukanye z'igihugu. Amazina yanjye nitwa Niyoyita Jonathan. Kwa tumaze iminsi tutabagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, ariko kuri iyi nshuro tugiye gukora uburyo bwose bushoboka kugira ngo bya biganiro byose mwakunze, yaba ku buhinzi yaba kuri tekinoloji igezweho, byose bibagereho. Ubu ngubu turashaka kuvugurura cyangwa se kuimprovinga imikorere yacu, turashaka ibikoresho bishyashya, turashaka abakameramani bashyashya, niyo mpamvu inkunga yanyu irakenewe. Icyo wagira cyose wadutera inkunga, hano turashyiraho nimero ku buryo ufite icyo wadufasha, ariko ubumenyi bugakomeza bukagera ku bantu benshi bagiye batandukanye. Byamaze kugaragara yuko ubumenyi bufasha yaba abahinzi yaba abanyeshuri bose tugenda dukorana mu bice bigiye bitandukanye. Nawe rero niba hari icyo ufite wadufashisha rwose, urumva ko wawufashije sosiyete yose muri rusange. Mu ntego rero dufite mu minsi iri imbere, dufite gahunda yo kuzana abantu bagiye batandukanye bafite amazina cyangwa se bafite inshingano bashinzwe muri kino gihugu cyangwa se no mu burezi muri rusange. Aho noneho n'ibiganiro bishobora kuzajya biba mu ndimi zigiye zitandukanye z'amahanga, yaba igifaransa cyangwa se icyongereza. Mu kiganiro kizakurikira hari umuntu w'umunyeshuri twatumiye, ari gusoza, yakoze ubushakashatsi burenze cyangwa se navuga bw'umwihariko, aho azadusobanura kandi azakoresha indimi z'amahanga. Ubwo rero icyo kiganiro nacyo rwose turabararitse muzagikurikirane. Ibindi rero ni ukomeza nyine mugakanda subscribe, hanyuma mukanasharinga ku bantu benshi bagiye batandukanye, cyane cyane ko inyigisho zirimo ahangaha uko nakomeje kugenda bivuga ziradufasha turi benshi cyane. Ciao, mugire ibihe byiza, tuzasubire ubutaha.